hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down, and I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To that old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. Yeah, I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Yeah, I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Mwabyumvise ni ku musozi Kure cyangwa se the old rugged cross. Ni indirimbo ya 207 mu gitabo cy'Ikinyarwanda. Ni indirimbo nziza cyane, indirimbo ifite amagambo meza cyane, indirimbo abantu benshi bakunda, kandi kuyikunda ni mu gihe agakiza kacu ni ku musaraba wa Yesu Kristo. George Bernard yavutse mu mwaka wa 1873 ahitwa Youngstown, Ohio. Ese yakoraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Afite imyaka 15 gusa, ese yaguye mu birombe bacukuragamo amabuye y'agaciro. Byabaye ngombwa ko amusimbura kuri ako kazi kugira ngo abone uko atunga nyina na bashiki be. Bashiki be bari 4 na nyina. Umunsi umwe umuryango mpuzamahanga witwa Salvation Army wagize igiterane hafi yaho yari atuye, nuko yiyemeza kugenda n'amaguru ibirometero birenga 8 ajya muri icyo giterane. Ubwo umubwirizabutumwa yahamagaraga abantu ngo biyegurire Imana, Bernard yahagurutse mu ba mbere
icyo gihe nawe yahaye ubuzima bwe Kristo. Bernard yinjiye mu murimo wa gikristo muri uwo muryango wa Salvation Army we n'umufasha we Arminda, ndetse nyuma aza no guhabwa ipeti rya Ajida mu 1898. Wenda icyo nabwira abankurikiye ni uko uyu muryango Salvation Army abakozi bawukoramo bagira amaranka nk'aya gisirikare, Lieutenant, Captain, Ajida, Sergeant n'ibindi. So aho hantu rero yakoze mu gihe kingana hafi imyaka 10. Mu 1907 yahise abivamo yibera umubwirizabutumwa wigenga, aza kwerezwa n'ubupasitoro mu itorero ry'abametodiste. Akiri mushya muri uwo murimo wo kuyobora itorero no kubwiriza ubutumwa, Reverend George Bernard yahoraga asenga asaba kumva mu buryo bushyitse no kumenya umusaraba n'akamaro kawo mu gakiza. Byatumye umwanya we munini cyane awumara mu kwiga, gusenga no kwibwira cyangwa kwiyumvira ijambo ry'Imana, cyangwa se ibyo abandi bita meditation, kugeza igihe yashoboye kuvuga aya magambo ati: nabonye Kristo n'umusaraba nk'urimo kureba ibyanditswe muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 biva mu mpapuro bigahinduka ikintu gifatika n'ubusobanuro bwo gucungurwa. Wenda nabibutsa ko hano muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu George Bernard ngo we yabonye aya magambo yo mu byanditswe byera asa nkavuye mu mpapuro ahinduka ikintu gifatika n'ubusobanuro bwo gucungurwa k'umuntu. No kuvuga ngo aya magambo Imana yari yakoresheje ayabonamo ikintu gikomeye cyane. Muri iyo minsi yatangiye gutekereza cyane ku magambo atarazi ko azavamo indirimbo yari kuzaba kataraboneka. Ayo magambo yagiye amuzamo cyane uko yafashe igihe kinini cyo kwiga no gukora meditation ku ijambo ry'Imana, ashaka kumenya umusaraba, ashaka kumenya icyo umusaraba uvuze mu gakiza k'abantu. Nibwo yagize iyi inspiration y'iyi ndirimbo, akajya yumva amagambo amuzamo, ariko mu by'ukuri ngo ntabwo yari azi yuko izaba indirimbo izakomera cyane, igakundwa n'abantu cyane, ikamenyekana cyane. Uyu rero Bernard yari atuye kandi akuriye urusengero rwa Methodiste ahitwa Ipokagon, Michigan, aho yari ashinzwe gahunda zose zakorerwaga muri urwo rusengero. Igihe kimwe rero ibitekerezo by'indirimbo yagiye kumva biraza byisuka, afata urupapuro yandika amagambo ko yagendaga yisukiranya ndetse akora n'amanote yayo, nuko ibihindutse indirimbo gutyo. Ko ari ikintu yari amaze igihe atekereza, ntabwo byamugoye. Yafashe amagambo afata n'amanota y'indirimbo arabihuza, ahita akora iyi ndirimbo yitwa The Old Rugged Cross. Iyo verisiyo yakoze cyangwa se iyo ngeri yakoze y'icyo gihe n'ubu niyo ikiririmbwa. Composition ye yakoze niyo n'ubu ngo abantu bagikoresha n'iki gihe, ndetse ngo bwa mbere yayishyize ahagaragara imbere y'inteko y'i Chicago. Irakundwa cyane bikomeye, kumenyekana kwayo gukwira ahantu hose mu bemera Kristo. Indirimbo bibaye gikwira gutyo. Bernard yabayeho igihe gihagije cyo mu zabukuru ahitwa Reed City kugera ku itariki za 9 z'ukwezi kwa 10 mu 1958.
aho ubuhanuzi bw'amagambo y'indirimbo ye bwari bumaze imyaka 45 bwasohoye, aho yavuze ati geza uwo musaraba kugeza ubwo nzambikwa ikamba. Ati nzogeza uwo musaraba kugeza ubwo nzatuma uruho, nzikomeza ku musaraba kugeza ubwo nzambikwa ikamba. Kuri urwo rusengero aho iyi ndirimbo yahimbiwe hari umusaraba munini cyane kandi muremure, ureshya hafi na metero 4, uriho ibuye rinini ryanditseho iyi ndirimbo n'uwayihimbye bahora bibuka buri mwaka na bugingo n'ubu. Nikomeza ku musaraba kugeza ubwo nzatuma uruho, nzikomeza ku musaraba kugeza ubwo nzambikwa ikamba. Ayo niyo mateka y'indirimbo The Old Rugged Cross. Uyu Bernard George yarakoze cyane, indirimbo ye yagiye ifasha abantu benshi cyane, nanjye ndimo. Ni ukuri Imana nibishaka tuzahurira mu bwami bwo mu ijuru, natwe tuzatuma uruho bidatinze, kandi impanda y'Imana nivuga hamwe na Bernard tuzaririmba indirimbo zo kunesha. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In that old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down.
aged sun